acting Rwanda. Abantu bose bo muri iki gipangu mwese mwarasaze. Habe bose abo mukozi abo bose bazanye bose mwarasaze. Mufite ikihe kibazo? Gera vuba. Amagara bose. Yufashe umwanya ugafata iminota 5 uvugana n'umusazi ubwo buri. Okay, wowe buriya biragorana iyo iri hanze. Tugenda twinjiriye wowe. Ladies first. Si kumbona numvisha mugire muri za 600 mu 40 yaje ntabwo nazayabona. Hano direct bicere. Cyangwa kizungu adatunze. Akose mwebera ceza kumudesha. Asa mugari yakose yizana yishira ibiguri. Ntabwo impamvu n'igisuma. ibyo biti gitangaza sha. Sinebe nazo zigiye kumbera akazi wala. Anazinjiriza aho ngaho ariko nta n'ikibazo cy'umunsi wose naho hanigize. Kaisa kupaseka unijitangaza jitangaza. Ana bebe meze bite neza uretse kundeba noneho. Okay, nice. Wowe ugiye kuza nyine like ngiye wabibwiraga nkumva ntago ari ibyo ariko nitegure se cyangwa nzi ukomeze nta kibazo. Ngo location urukumva ibyo bintu bya location ntago ariho ntuye ahubwo ngendi urabona hano ajya bahita ngwiki urabona kwa Kazungu byumve neza umanukiye hariya muri boutique 3 zegeranye. Uze ndaguha location ndayifite video telefone na nimero yawe gusa. Kuri Kazungu ko yavuye hano kandi ko namwemereye byinshi ubwo namenya ibi ngo harya ngo ugiye kubima kuki. Njyewe ntago ndi okay ndi James. Oya byo oya ahubwo mbwira ngo tugiye kubonana gute mwe cyangwa ni gufatana motari umbwire amurangire ko utwo tubutike dutatu abatuze neza umumotari wese ukorera Kigali. Nagatega moto none ubwo iyo modoka yawe iraca kwa Kazungu cyo muri izo butike 3 gute kandi ariyo nzira ya murugo. Wowe reka ngwere imodoka zawe iya boss umva mubwiye oya umva utuje ni aba boss kumva mba umu boss nari n'abandi ba boss tuziranye we nugira ikibazo. Kuri WhatsApp. Okay sawa ubwo reka nitegure. 30
Okay, sawa nta kibazo. Ubwo ugiye guhitoza. Sawa urakoze. Ndambara iki? Yawe. Kandi urumva namubeshye ko ndi umukire. Nsanze muri izi shati. Nabambaye kadogosha. Bose ari inkweto yari yambwiye ngo mesi. Nzabimesa ejo n'ubundi araza nijoro. Naka agapira ke kameze neza n'agapantaro. Agomba kuba umuntu w'umugabo. Nangana kubwiraga weka witinya ibi byose ni ngewe ngira ngo nakubwira ngo uhinzu nunashaka nindi Nyagatare we kumana atari tusanzwe tuvugana sibona we ningi ahubwo wowe ufite ukundi wambona ariko humura hose muri koco nukumeze atwi inzu ngiyi humura n'ibitari ibingibi avuga nje ko mu mwavu. Okay, wowe buriya biragorana iyo iri hanze. Tugiye na twinjiriye wowe ladies first. Si kumbona wumve utuje. Haguruka ngo ujya kwicara hirya. Icyo udashaka wose. Bo ibindi rero ibiki kuba bagize hanga byonyine ubwabyo n'umugisha. Ese ko ufite imico nk'iy'abakozi bo mu Rwanda. Cyangwa nuko usa ndikorera ntago nkorera abantu. Ese umukire yakira abantu kuriya. Wowe niwe usigaye ukingura gate. Nta bakozi ugira. Oya urumva ntago ngiye kubira urukundo ngukunda. Ntago natuma rundi muntu ugohe ndike yari yose naho yabivuye hose. Iyo tuvugana abakozi bose uzi kuvuga ngo umukozi ngagiye ku muhanda ngo ibiki ngiye gukingura gate. Iyo bigeze rero kuri wowe bya gate ndabyikorera ibindi byose nkabyikorera. Avuga ni mwamikazi niyinjire. Abese byari mwihaye byo gukunda abantu online mukigira ubusore bw'ubufuti. Butsore umufuti rebe nk'iyi nzu. Amafoto mbona gusa imyambarire. Ibi myenda wayitiye niba untanze mukazireka. Mukazi kiki? Akazi urumva ari ibintu ari bicuruzwa ngiye gufata ara gasutamo. Ubifata gute kandi ufite abakozi? Sibyo rero uhora umbwiye buri munsi. Abo bakozi se babisinyaho. Bisaba ko ngiye mbisinyaho gusa bigata bigenda. Direct. Umura kandi wumva utuje hano ni mu rugo. Ntaki. Ko mbona bundi dafite amahoro. Meze nk'umuri kwikera. Waya mpayise. Nakoze iki se ngiye? Ibaze ko twavuye no ku muhanda taranatuza. Waje wasinze wowe ngo nawe ukanyakira nk'igisi. Okay, ushaka kwakirwa ute? Iriya ni serivisi sinyora. Biriya nibyo ukoze mu Rwanda. Wese ukora kuri gate. Ngiye ndikorera. Umusekirite. Wahibiye umbona nifo. Ariko okay ngambwiye cya umeze neza ariko. Umeze neza. Cyaze ikintu nkunze uko twavuganye usa birushijeho gusa neza kurenza ku mafoto. Hanyuma gusa nyine wumva utuje hangana ni mu rugo bisanzwe. Tuza kari wawe. Natuzane n'ubwiza winjiranye mw'ino nzu. Ntabwo nabuze amahoro. No kuri kwimana. Aho nubakiye ino nzu ikuzura. Ubundi bwo yuzuye haburagaho umuryango wawe. Ariko vanze kina nakomeza. Oya byo bintu oya. Byaba abahungu mbona base. Oya. Ngambe moyo umeze gutya pe. Kumeze neza twakwakiriza iki se nka nkuzanire ku mushyushyu sinako nk'agafiriti. Wait. Agafiriti. Subiramo ntabwo numvishe neza. Urumva
kubera gutembera mu bihugu byinshi za China wumvamo ikintu cyashyunashi umutuje ariko babanza nasuye umusekirite se gute basubusekirite ahubwo twakire gute umushyushyu nakase imico igishinwa gitandukanye n'ikinyarwanda wowe mbese kuki ari wuje mbere urumva hari ikintu ari ibihekane umushyushyu ubira no kumushyira asa neza we ariko ntabwo ibintu byose bari feye abakozi bawe bari hehe n'abakozi se za telefone tuba dufite mu biro so wagira ngo ubundi ukimbwira kuje ibiro bihe hano mfitemo office mu rugo by the way reka mfitemo ka office bandi gukora ahubwo se kandi umeze neza ahandi heza ni mu buzima kuko nabona utisanzuye hangana kintu buri cyo ushaka uri nkanjye wakwisanzura nje mbaye ngiye ko nzi kuri umutipe w'ibogari muremure mwiza nkambona umeze nk'umushusho abafite yose nabonye online kai kameze niko umeze ubu ngubu rero karaka nakoze nagira ngo nagaki wakoze agaki urumva karaka dukora arukunda abakobwa usanga yarakunze ngo umujene ngomba kukwigaragaza ko ntari wabigenze ute kugira ngo umere kuriya rero ukuntu bigenda fata agafoto kawe kake ko mu miyenzi zepi yo ngiyo kigatereka ari inzu imodoka ariya ku ruhande ubwo nawe rero iyo nsanze uri wa mukobwa ukunda ibintu by'amafaranga ibintu by'iki kuva ngo ndi gucishijemo nakundanye na AI mbese sinzi uwo nakunze sinzi pe ntago ayo nakunze uyu nguyu pe ufite ibigambo bingana gutya ufite yubaha ufuba umuntu uvuga amagambo ni amagambo nk'ay'abagombozi ntabwo ngeze nkura n'abafite ibintu byabo urumva nta soni ufite isoni uhari nta soni mfite habe nanjye ahubwo ikintu cy'ingenzi ni kuba wageze n'ahangaha ariko narasekeje pe ndabona nabi oya nawe mbere yo kugushimisha nabyo kurakarira birarenze no kukurakarira kuko nawe ubwawe banza atari wowe ntabwo nese uza mugana umusore uhinduye amafoto ye kugira ngo abakobwa bamukunde numva wowe ubwawe wibabarira none ubwo ko waje ku bwayo urataha kubw'iki wanzanye se ndicyuwe sinakuzanye ariko cya mbere cyo oya nawe ubundi ari abatu nasanze atariwe kuko ntabwo uri seriye wait iki umva abaye iki umva nkubwire mbere yo akwiye ntumporeho umva kunyemeza iki iyi nzu yanjye igira ibintu niba ari amadayimoni niba ari ibiki n'ubundi ntabwo yabura ntabwo ndabyemera ibyo ngibyo none wumva ukuntu bimeze n'ubundi ahangana aho tuba turi se umva tuvugane se inshuti yanjye ahangana aho turi se kumana umva nkubwiye fata uko ubishaka umusore arasekeje none umva nkubwire ukuntu bimeze uwo mwanya zo kunda akariro ufite wowe icyo ugiye gukora ugiye gucara mu gikari ukumva mu gikari gukora iki wowe kuko ahantu usa niwahanze bavuze ngo iyi nzu ni mbi ngo ni biki wowe reka ubikore nk'uwikinira duce mu gikari uracara mu gikari ntaho ngiye urancisha mu gikari se nkandi ubaye iki uyu ninde kundi biraje witwa Biragi witwa James Welcome again. Thank you. Ndabona usa neza.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Umeze neza. Cyane. What? Numva byandenze. Kubera sibisanzwe. Iby'agaciro kandi kumwe nawe. Si ubundi nakwakirije amagambo menshi. Yeah. Urafata iki? Cyangwa se turakwakiriza iki? Cyumi frigo. Gusa urandishura. Reka mbaze Kadogo. Okay. Biragi! Biragize! Yego boss. nari mbitabye pata. Uza neza? James. Biragize. None ndakubwiye. Agaranga. Nushiga ari biki? Wifungura. Wifungura harimo Online way, online way. Si umukobwa ntabwo umuzi. ndabona ari ubwa mbere mubonye gusa Kutamusubiza. tubakiriza ikibaho. Cyumi frigo. Harimo amata, harimo juice, harimo fanta. So ntabwo wakiri umuntu umureba mu maso. Kirazira kureba abagozi mu maso ariko Umukozi watubwira icyo tukuzana. Se ni muzima. ni muzima cyane. Ndi muzima ndahumeka. Bakoze n'iki se muri ibyo birori? Amata ashyushye. Inshyushyu. Ko arimo akonje se. Kamukaritaso. Mushitse barakubwira ibyo ashaka. Asante kabisa. Wow. Niko nyine ameze kugira ngo amaze kundusha cyane. Ariko niyo muzo online niba twavuganaga cyane nura munsi nza kumureba for the first time. So sinzi muri aho twamenye nyine birasekeje n'ubundi. Ngiye ndumva ahubwo watinze. Are you excited? Yeah. Okay. Ngenda muri busy nakunda kubona umwanya kugira ngo abantu benshi bajye mu kazi. Okay. So tukamenye online nyine kuko ndi kwikubwira nakunda kujya nyine abantu benshi. Yeah. So nkaba nkoresha social media nyine cyane none. Ntabwo nkunda kujya n'abantu benshi ariko nkunda kurusha social media nyine muri nkunda gukoresha social media cyane. So ubwo twamenyanye Aramutera koko yacu. ikintu gitangaje amafoto yari kuri profile yiwe. Nawe physically completely different because ni umutipe ntekereza ko umukobwa wese ukunda bafite amabogari sinzi ibintu yakoze nimba ari AI nimba yashyize muri chat I don't know gusa nyine ni umutipe ahubwo agiye kumera nk'ubishingana nyine kuri ubwo kunangana kuri ya physically online kuri iyo profile yiwe aho namumenyeho hariho amafoto nyine ari umutipe bogari ugaragara neza yambaye suit uri clean uri smart kandi ukuntu twavuganaga n'ubundi twavuganaga neza nyine ukabona ni umutipe uganira ngo afite ibitekerezo ariko ni n'umuhanga azi gukoresha social media cyane azi gukoresha social media pe Urumva nubwo rwose ari umukozi wanjye ariko background yiwe simbi afite amashuri kuko no mu byo ngenderaho njya kuzana abakozi bakora iwanjye nabyo mbigenderaho cyane. That's why nyine tukavugana ariko urumva kuna nyimba ndi muri busy ntabwo nyine mbona umwanya kwa ngoma video call ibiki birangiye nyine umukobwa nyine kibura umutwe mu mwanya w'ubigisha buri munsi kubona ifoto akabona nyine niwe ntabwo bitindaho ngo video call ibiki nabyo it's okay tuzavuga ko nyine sometimes nshaka ko tuvuga nawe ndakambwira yahuye n'aba I don't know
partnership biwe nyine company ze n'ibiki kareka kumugora nanjye ururaga ndi mu kazi kanjye so tugiye nyine guhura ako twe komaze gukundana nyine sigaye mukunda pe nyine numva umutima wanjye ndabizi nawe bakobwa dukunda vuba kandi nawe pe yamaga umwanya nyine akamvugisha nubwo yabaga ari message akambaza baby good morning wariye wagize gute nyine afite care nyinshi care zarazishoboye nyine afite akantu k'imvuga muri we simwikundana okay nabwo ndabigeraho ukanda akanyenyeri abakire se si akanyenyeri ko nta kibazo ko muhora mukanda utunyenyeri ko nta kibazo akanyenyeri kanjye karakora cyane okay ahubwo ibibazo byose wambwiye nijoro igisubizo ni yego. Wow, thank you. So amazing. Urabyumva ute? Tugiye kuruhuka ko nari maze umwanya muri mashini cyane tuba turuhukiye mu cyumba. Biragaragara ko umeze nk'uri gusinzira n'ubundi. Ntabwo wajya mu cyumba se n'abandi hano ukaruhuka ndabandi hano. Ushaka gukomeza kuganira biragize. He's funny. Ntabwo ni amagambo mubigisha kuko rwose so crazy. More than crazy. Okay baby. Katuje kuganira mu cyumba ndatekereza. Say yes. Why not? Okay. Undi mu bakobwa bazubwiye. What? Kamba karifti. Byagatangaza kuri njye. Why? Wenda sinakwina benshi. Really? Ariko utandukanye. Crazy. Nzi bitandukanye so rwose si bamwe. Shira kuramo nyine muri make. Okay. Ariko nawe urarenze. Ari kubabara iyo dutandukana karuta kabuze. Urarenze. Banjye muze gute? Ndaze gute? Ndaze si bose sibacyoye. Yes. Basi numura mu mutwe wahakimu bari kanyenyeri sala bota kanyenyeri no na of course I do love you. Reba neza mutegeko. Inzawe ni sawa. Reba noneho hari teretse kugira ngo byaragwa. Ahantu ni hafi y'ahantu hose waba ugiye mu mujyi waba ugiye i Remera waba ugiye Nyabugogo ahantu rwose kabisa. Sasa ngo abantu babimenye reba ahantu iteretse reba igipangu cyane ibintu byose noneho biri. Ngo bamaze amezi angahe? Amezi 5 batangije. Sinzira cyakwanditse ushobora gusanga batanze imboto. Wabona abana yijyanye wa mugana nta wantu kuko byawe maze igihe noneho ikimbabaza. Umusore ukodesha muhanda. Ndamuhamagara ntabwo yitaba. Inshuro 5,000 ku munsi nzamuhamagara ariko ntabwo ajya yitaba. Wajya inzira y'igura. Hano abakagabo kagira ubugambo bwinshi agasore kabo. Wagashaka kavugisha kariya ko none. Ukamamagara imbere. Usinze cyane. Kari bwitaba. Baragusanga barayitanze ubwate muri banki kabisa. Hari ibintu ubundi bikubaho i Kigali. Urabona ukuntu Kigali tuba tubaye. Aha hantu akaba arasezeye ubukene ubayeho
hembwa nka Messi akantu kose amafaranga aza buri mwanya rwose wicara yo kubona karasoni nta mpamvu yo kwirukanka inyuma amezi 5 bro amezi 5 atanu Kigali ari n'inkwano y'umukobwa w'i Kigali ukamukwa isaka gukunda kumva reka nkubwire ngiye bimbaho bagira ngo bari kumbeshya reka ndamugare kara gasore kahane batitabigize bite kajwa sinari bigize bite hano sinikunda no kuhaza uza amagambo gafite amagambo nk'ayo kuba naseka tani aya kagiho mu bapfumu we bigize telefone yo ntabwo ari kwitaba ayo kitana hari biragize biki niko biragiye gahamagara turebe ko byibura kari buze kwitaba karumva se reka nkubwire narahombewe wumve ngo abantu bahombeye Kigali abasha imari ngaraguriki we bigize nimba ari biragize nimba ari waturi byose mujye mubitwara gake mane kuri control nakumvisha nawe nakumvisha bigenze bite kwa twumvisha zakoze iki ntasinje ariko reka so jari arimo hano boss boss uri kwa cyakunda kanyiri kanje nkunda kanyiri kagusa nkunda kanyiri twandi bana ariko ndaherekana n'abo bantu hanze ko wajya bari no kwigisha hano ntabwo wabonye ko muri ku muhanda bari gusakuza cyane bari guteza urusaku ni ku muhanda ubonye ni ku muhanda ariko nanone do biba gutya ameze nk'abaye ihagaze nembonye nk'umuntu ameze nk'abari gushaka gutya nembonye check kandi numva ko bari kuvuza nk'ari kuvuga ngo biragiye bari kumeze nk'aho guhamagara biragize sinzi uri kubona ngira ngo se nta kibazo n'abana bari gukina na biragize ariko baratubangamiye bari kunsakuza kunshaka umunsi wanjye nawe umeze neza n'agasoni kandi kubyitondera nta nubwo naza nambaye ikintu bisa inkweto dore nitabishije ibirenge ariko uracuragura wanzu unacuragura muri iki kinyejana cyangwa akazi se nabyo nabikora bibaye ara ukancuragurira se tubangamira amana basabye kubyitaho genda babwire bagende ikeneye umunsi wawe nugaruka no bari kunsakuza Nge bya muri kino kinyejana uri umushuraguzi ndegendeshe byanjye ngo ngendeshe ibyawe ariko abakoze n'utugabo umupfana bundi mbere yuko baguha akazi bwungu uri mu busazi sakuza ugamba abakoze ubwo umva se sobuja ari he sobuja uri kuvuga boss ukorera nyine bavuga sobuja kumva boss okay mwe muri abo ngabo ari he aha boss abari mu kazi kenshi cyane bamushakiraga igize boss na boss awe rero nyakosha nyirabujara mushaka bosi y'inzano ahubwo mutubwirira ntiyakuyeho telefone mubwira ko tumukeneye kumuhamagara se si igihumbi byonyine amayinite yarahendutse amayinite y'igihumbi isa ujya guhamagara abantu b'i Kigali bose bigeze abasikama bidutinza bose abasikama bidutinza gira vuba ase umuntu azagerwa avunika yubaka amazu n'ibiki muranga muvunika tubwire boss ahana abantu bose bo muri iki gipangu mwese mwarasaze habe bose abo umukozi abo bose bazanye bose n'abasazi mufite ikihe kibazo gira vuba iyo ufashe umwanya ugafata iminota 5 uvugana n'umusazi ubwo wuburiye ugafata ibara shyiramo n'icyubahiro turashaka boss wawe shyiramo n'icyubahiro turashaka boss wawe nta kibazo mushake nyine uzanye nababujije kumushaka ahubwo iki mwe uzi n'ikindi iyi nzu yifunga ndabasigamo se none indi basigamo ngomba genda basi aha ni he abuza twarabura nta soni uba ufite mazarito nta soni uba ufite bose reka mubwire imbere na mbere yuko ibi bintu byose bitangira uzi ko bagushakisha ngo najya ngo bafashe nk'umuntu ku ngufu babuja reka yego boss dukora feri vuba dushyiremo abandi bantu ahubwo kare kose ikindi gihe ujye ubaza boss neza ngabo ugiye nta kibazo ugiye tutuvugane ariko uyu mukozi wamukuye boss ngende umukomisiyoneri nzanye nyine amabuja sinzi ngo yari ababuze ntabwo twaraburanye ariko buriya
gahunda zose ziri ku murongo. Nawe reka mubaza. Iyo uzi ko mbereye mu nzu ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, kugeza ku kwezi kwa gatanu. Ndaguhamagara ntabwo witaba. Nta nubwo ujya ugira gutyo utekereza ushyiremo n'akaruje k'ibintu uri gukora. Ni ukuvuga ngo bitewe n'akazi wenda misi yamaze nk'iminsi. Ni gahemba se ngo wishyure. Sitamisi ni benshi. Undi umukomisiyoneri bakaba bari hanze y'igipangu babanza kandi tuje kuyikinga ngiye kwishyiramo undi muntu. Ngiye kwishyiramo undi muntu. Nawe turi kumwe. Sobanure akazi. Tuje kuyikinga nta kintu kituzanye. Umukomisiyoneri wawe agabanya ubugambo mbone. Boss wanjye nari gutuza barishyura ariko utarishyura nta kintu wambukisha. Mureka vuga afite ijya bujya amezi 5 ariko ikigali ukumva icyo kintu. Musore gerabona neza ariko gerava cyatushyire muri Amazon kuko bari natanga n'amadolari kasi option imwe yonyine arimo aratinda wikivuna arimo aratinda niba atayishyura ese unyine nawe urakodesha shaka ibihumbi 600 okay Boss buretse amafaranga y'akarabe amafaranga y'akarabe byakomeye buretse numvisha mugera muri za 600 ubu 40 yanjye ntago nazayabona shyira hano direct shyira ikintu kizima umuhungu atunze akoze nk'uyo yaraciye aza kumodesha asa mugana yakose yigeze anayishyura inguru ntabwo impamvu ni igisuma komisiyone nzarira ingufu ni vuba cyane ntabwo ntabacike dore reka ngire vaho kumva urishyuza nayo nishyuza n'ubundi n'uryo njye naje kurya hano amafaranga yanjye nanjye ariko sinoro bita umugera sheri utaki wakibona n'uruda kajyana ikibosi cyarwaye amibe kirashize yewe ngiye yamwenga n'amamiliyoni miliyoni ya he yanze no kwishyura 40 za nambara ibirenge hejuru yaho kambara ubusa we kumbe baribonye bose y'Ikigali niba mukashari Shigwande kibona ibitamanya kiryo munyu mubisi